inkuru z'urukundo zabaye ubukombe habanje Romeo na Julieta maze sinema nyarwanda ituzanira Manzi na Fabiola. Nyuma y'imyaka myinshi y'urukumbuzi aba legende bacu Manzi na Fabiola baratugarukiye muri seri nshya ihebuje yiswe Tears of Love. Yikurikire episode ku yindi kuri channel ya YouTube OBE TV Show. Nikagucike. Kora subscribe unakandi kukayogera maze ujye umenyeshwa uko episode nshya ya Tears of Love yahigereye kuri OBE TV Show. Ntabwo nabikwemerera ibyanjye nibyo byawe bikujeho nanjye byaba bindi rero ntabwo nakishyura ukuri kwanjye. Ariko sheri kuko uri abacamanza bashaka kwihorera kwa kundi batuje bo muko bisobanura barangiza bukabona babisubitse rero kwenda amasaha yadufashe kuko batarusomye ukagira ngo wabutsinze ugashiduka bakukatiriza n'ubufu uribuka ngo ni bamuze nabisosha kuri Nura Steven baburanye ashaka kuza kurwa n'isoni kabisa ko azakuba n'isoni byo ashatse yaza kakimba undi hari akukeye cyangwa kundi ayo bazamushoza kugura cyangwa nibura nka 25 gasigaye. akananiro ni kose ariko buri ibintu byita kwisobanura biravuna ariko sotumiye akazi kanyu karagoye pe karagoye ariko se cheers Sherra umeze ute none udashyiraho babiraho yarafite ubwoba ariko namubonye ubwoba rero ni bushire metero yabona gute kurikije uburyo twagiye twisobanura uretse Isabelle afite ubwoba wabonaga mu maso ko afite ubwoba ariko kugeza ari ahantu nyine ugomba kwikaruma ubwoba ubu bikiyongeho hirya ko hari n'igihe njyewe ushobora no kuvuga ariko nawe ukagira icyo wakongera ntabwo wacyongera uri umudidimanga rero yashyirike we kwicara ukumva ngo umuntu agiye kumutwara umwana wawe wabyaye ariko gusa ikintu kigomba kuba n'umwana w'umukobwa azamugasoma kuko ibi bintu bimaze kurengerana cyane. Ikindi cya kabiri uru rubanza nirurangira agatsinda nzahita ndekera indishyi umuryango wanjye wangiritse ni byinshi n'ubuzima bwanjye butarekera ikibazo habwa nande uko nara ngiye nabiheshe nashaka azagurisha ingingo za nyina ngo sikora shere ntago horoshye ubwo se urumva hari amategeko yarengera icyo cyifuzo cyawe ntabwo bindeba aho azakurira nabonye ubuze nabwo busa nk'ahantu hondi bariho batariho ubwanjye uburyo bwangiritse uzi ko buriya hari ibintu buriya abantu batazi amategeko metero barabizi hari igihe bibwira yuko uzi ko n'umuntu kwa kundi bavuga ngo nyuma yuko bagukatiye ibihano bingana gutya na gutya hari hazabu ugomba kugera gute gutanga uzi ko hari igihe bigera kwa kubona yuko nta bushobozi buhari bwo kuba wakwishyura iyo hazabu baguciye bakagusonera nyine kwa ko nta bushobozi ufite ariko sikora benda gusiba bivuze bise ni kukavuga no muntu yigeze kumva bigana n'undi ngo umukene ntiyishyuzwa ngo nibyo ntibitezwa cyamunara ibyo byo ninuza ni urwenya ngo ninakubiswe kubera enye reka twumve metero reka ariko gusa icyo nabwira nubwo muvuze ngo ntabwo ari ngombwa n'utsinda urubanza
ni uburenganzira bwawe kuregera indishyi icyo yes exactly buriya byo ni uburenganzira bwe ngo iki muyobe wamwihana n'abanye atariho uribuka inkoni bankubise bandize nabyo sura shaka kubiregera gusa ariko icyo nababwira ni uko abantu bazakorwa n'isoni nta ruvugiro bafite ndatekereza ko Nura Steven ubaburanira ashaka kuzakorwa n'isoni kabisa bwo azakorwa n'isoni byo ashatse yaza akatwiyungaho ubundi hari akurikiye y'iki ariko ubundi ayo bazamwishyura bazakura cyangwa bamwishyura ubona ari nka support yabahaye birashoboka abana nka support yabahaye ya birebe ubona ari nka support yabahaye ariko buriya kuba yarabaye support ntabwo bikora ko tudashobora gukorwa n'isoni reka ngiye nkurikije ukuntu bibonye umuntu uruhari ujya no kwenda icicike ujya nabirebaga ngiye nkurikije ukuntu bisobanuye urubanza mwarugaraguye pe wabona agasura mwana afite ikintu cyo kuvuga nanjye utazi iby'imanza nk'aba metre nabibonaga nkabona umwana n'ubundi nta gahunda ibyo avuga cyane urabona ko waba utashize ntabwo ari ibyo yavugaga reba urabona ko atagiye kumwenyura reba uriya mushinjacyaha yasobanuraga ikirego cyanyu ko giteye arashinja bari abagabo bisobanura no ariko metre nawe uri umuhanga reka nkubwire hari ibintu wavuze ndavuga umugabo yasoma ariko hari igihe umushinjacyaha ajya hariya akagutera ingingo ukaraba amategeko yose nawe kandi rihari itegeko rihari kumva ritibagiwe kubara abashinjacyaha n'abahanga burya cyane amwe babaho se none se iyo bavuze ngo reka twongere tujye gushaka ibimenyetso biba byose byamucanze bibaho kandi buriya bwe mutsinze urubanza aba bigaragara ko akazi kamunaniye ntabwo ari ukunanira ahubwo nuko nta bimenyetso bihagije biba bihari iyo umuntu atsinzwe nyine aba atsinzwe muri kutugambanira se ari kuvuga ngo atangiye guseka kandi naramubwiye ati batari barusoma mwavoka nta rubanza rujya rumutsinda uyu mugabo ariko uyu mugabo cyabindi mugabo namutinya nanjye none dore atangiye kunsekera ndimo ndibuka ko yari yanze kwambara avuga ngo nawe ujya ngo ntabwo yasiga bebe yari yabyinaniye da wa muganda uzi ko nta makuru ufite noneho ubwoba bwatangiriye hano ya buriya rero nubwo ubona bari abagabo bagiye numvaga nshaka ko tumenaho abiri mu inshuti yanjye by'umwihariko niyo mpamvu wongeye ukampamagara ndabareka ngo uhamagare twicare mu rugo twinegure turi twembi hanyuma dusubize amaso inyuma turebe umusaruro w'ibyavuye ibyo twiriwemo nanjye mvuye mu rugo gukaraba rero nagenda ukamo gakeya birumvikana nta na gahunda nari mfite yo kugira ahandi hantu njya aya munsi twari twahari kiriya gikorwa gusa ariko ntabwo cyari cyoroshye ntabwo byari byoroshye gusa ukurikije mu bushobozi bwawe cyane cyane nk'umuyobozi uba mu nzego z'ibanze ufite n'ubundi nose yo ku bijyanye n'imiburanishirize y'imanza ibyo ari byo byose ntacyo bitwaye cyane ko tubikemurira hasi wenda ngo tutinjira mu mategeko ariko tubikemura bitewe n'uko n'imiterere y'ikibazo kandi byinshi birakemuka burya wambonye rero nari mpagaze uburyo nagiye nisobanura uburyo nagiye mbatera ingingo uburyo nagiye mpagarara imbere y'inteko y'ababuranisha urubanza ndashaka umbwire muranga yitwaye ati mbere y'ibindi byose nuko utari buze kwirara ugende mbere y'umuziki wumve ko wabugaraguye hanyuma ngiye kukubwira uko nabibonye nk'uko wari ubinsabye mpamvu baje kubanzamo ako kantu kugira ngo wenda icyizere cy'uko wenda wabitsinze 100% wenda cyo ntiwakizera reka nkunyuremo rero uko nabibonye mbere y'ibindi byose ndagushimira ko urubizi ko mu minsi yashize nigeze kuganiriza nkubwira ko uzitwara mu rubanza ko bisaba kwitonda ukagira ikinyabupfura utitaye ku by'umushinjacyaha ari buze kugushinja yes
rwose wabikoze neza ndetse n'umugore wawe kumwe yari yavuze ngo ntabwo ari bugende n'ubwoba yagerageje kuhagera ari ikaruma nubwo bitari byoroshye rero witwaye neza pe witwaye neza mwisobanuye neza wowe n'umwavoka wawe Karame iriwe twongeye dusozanye rero twahoranye ya urumva nibyo ndi kuganira n'umugabo yewe dusanzwe turi kuganira ko oya nabyumvagaho buryo ari ko twumva nari ndara nta kibazo nibyo ndi kubwira umugabo mwisobanuye neza ndetse cyane kurikije uko nabibonye birabaha amahirwe yo kuzatsinda nibura nka 75% barabanza muzarutsinda 25 gasigaye nakuko uri abacamanza bashaka kwihorera kwa kundi batuje bumva uko bisobanura barangiza bukabona barabisubitse tero ukwenda amasaha yadufashe izi ko batarusomye ukagira ngo warutsinze ugashiduka bakukatiye iminsi 30 yo gufunga bati arafunga by'agateganyo cyangwa se ugasanga bati uratsinzwe wenda turarushoje ukumva bivuze iki rero ni ugukomeza kwitegura ni ugukomeza ukaba maso burimo ibyo uvuze ni ukuri nanaboneyeho umwanya wo kugushimira uburyo watubaye hafi uburyo waduherekeje hari ahantu wageze udutererana reka muri inshuti shimira n'umugabo wanjye by'umwihariko uburyo yitwaye muri uru rubanza uburyo yisobanuye ni iby'agaciro ni ukuri ndabashimiye ariko koko nk'uko bivuze birasaba gutekereza cyane nanjye ntabwo ndi kwibaza yuko akanya twabyishimira n'ibyo ejo nabwiraga Shari ejo mbere yuko tujya kurana uyu munsi uyu munsi purito mu gitondo nimugoroba ngize mwabiganira ejo nimugoroba nibyo nari ndi kumubwira ati ntabwo birenze cyane kuko tutarabona 100% ariko imyanzuro nanjye niba mfite icyizere uranga ujya kure wakoze cyane ijya kure wakoze cyane ndagushimiye hariya uranga cyamuciye intege kuko wagaragarije kuri intwari yanjye ubu uzatsinda burese ako kantu gubitsemo ngo abacamanza wari ukuntu ngo barusubika ngo gufunga barago zafunga nawe ubundi sheri ibyo uvuga ngiye mba ngomba gukora ibyo nsabwa gukora nk'umugabo nkahagarara umuryango neza buriya nzira rero nari ndimo kandi kuba nakoze nyine nisobanura nk'uko urimo kuvuga ko nasobanura ibintu nk'uko biri hariya intsinzi yawe niyo yanjye urumva rero nagombaga kugera gutse guhagarara umuryango wanjye neza urumva so reka dutegereze wa mugani nta wamenya ibyo umuyobozi arimo kuvuga ati oya muzarutsinda kurutsinda muzarutsinda uyu mwavoka wacu ntabwo yicaye gusa kandi urumva 75% burya ni kanini kubera iki uburyo mwisobanuye uburyo mwabisobanura kimwe cyose akantu ku kandi uburyo mwavoka wawe yari tayari harya ubwo ikintu ushaka ni iki ntimwarutsinze nibyo koko twakoze ibyo twagomba gukora ariko reka dutegereze imyanzuro y'abacamanza shere meze bite se abashyitsi baratashye ndagira ngo umbwire uriyumva gute none ahangaha ariko njyewe nyine ni ibisanzwe nta birenze gusa ntabwo njyewe nahita nserebura ako kanya kuko ntabwo byari byaba 100% nzaserebura umunsi nzaba numva ko umwana wanjye n'umuhatekano wamutsindiye ariko sava numva biri aho kuribwa byagabanutse ubu uretse n'iki cyakurya we ambwira mu nda haje hati byagenze bite nakubeshye numvaga ameze nk'uri ku gisi undi ndi kubigiye kubyara nahagurutse numva birahanze burundu uzi ukuntu bavuga gutitira umwobo nawe ariko hari abagabo batera ubwoba wa mugani sewe utaretse kubeshya wihagazeho
umugabo we twe twihagara nk'umugabo niyo watitira ntabwo abantu babibona nabirebaga uruhara rwa rero n'iki umugabo wanjye buriya nubwo yihagazeho nawe yashize uruhara rwa yeza gusa nyine hariya birashoboka byose ko watsinda cyangwa ugatsindwa oya njye ntabwo bafite n'ubundi ariko njyewe nta byari birenze gusa ni cya gishyika cy'umubyeyi kuko numvaga ko n'ubundi turi mu kuri ariko nizere ko wabibonye ibyo mba musezeranye nazanye uriya mwavoka urimo upinga Isabella ibintu byawe warantonomera ngo ahango reka nze ndebe ariko wabonye icyo nakoze gusa Maître Gatabazi ararenze mwana ce type là est intelligent umuhanga uriya nta kuntu twaha amafaranga bari abacamanza urabona urubanza ntabwo twari twarusohokamo neza ngo dutsinde 100%, tukagira amafaranga tubaha kugira ngo babikurikirane tuzatsinde 100%. Umuntu mbega akagira ikintu abaha iyo umuntu iyo wamuhaye nk'ikintu kirengeje ku cyakwiriye agira avantage pe. Ariko shere kuki buri gihe nta kizere wigirira erega ibintu birahinduka ntiwamenye buriya uzi ko ari n'igihe ujya kuburana amarangamutima yo kukureba gusa akakukundira icyo ngicyo akumva murahuje akaba yabyoroshya. Sinzi rero ukuntu wumva ubitekereza buretse rekera ngaho njye sinshaka kugura uburenganzira bwanjye ndimo ndaburana ukuri ku burenganzira bw'umwana wanjye ngiye gutanga amafaranga naba ngize gute nguze sheri ntabwo uri kuyatanga ngo ubuguze ni nk'ishimwe kugira ngo umuntu nawe agukorere igikorwa anezerewe. Ariko yuko icyo ari icyaha cya ruswa nk'ubu ibyo urimo kumbwira ngiye nkamunegosiya akabyanga yarangiza dosiye noneho akayagura akangerekaho n'icyaha cya ruswa wowe binyemerera rero ko ntabikora ntabwo nabikwemerera ibyanjye nibyo byawe bikujeho nanjye byaba bindiho rero ntabwo nakishyura ukuri kwanjye nyamara njye rero gikiza ariko sheri ariko hano nta muntu tubana aha ngaha utwihishemo ubugira usanze ninde nkurikije n'ibintu bavugaga hari ikintu ndimo kwibaza hari ibintu umushinjacyaha yagiye atubwira dushinja twereka agira gute ko nta wundi muntu tubana aha ngaha biriya bintu byagiye bisohoka biti ese ninde ko wa mukobwa nanamutumye ku muhanda ko ataraza ninde nyamara ushatse wakitonda ukamenya abantu tubana nabo hano hantu hari ikintu uretse ariko ndabyitaho niba kakabaye niba atakamazemo nanjye ninywere ariko ibyo bintu byiteho siniyumva uburyo akantu kamwe ku kandi umushinjacyaha yabivugaga nkibaza ibintu twaganira nongeye nawe muri salo ibintu nagiye nganira na Maître hano muri salo uburyo twagiye dushwana tunatongana ngiye nawe tupfa isije yuriya mwana urumva nkumva umucamanza uburyo dutondekanya avuga ibi bintu ni biki koko ese sheri kuri urugo rugendwamo n'abantu batatu harimo umuyobozi harimo Michelle n'umukozi dutunze hari undi muntu uzi utugenderera yaba ari nde muri abo bantu amarira ishavu n'agahinda